Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze yambi ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba uri mu mahanga karibu cyane, niba uri mu Rwanda, niba mu bihugu bitandukanye, aba diaspora mwaramwe ngo sinjya mbasuhuza, ariko ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, ndetse nabo turi kumwe hano mu Rwanda mwese mwiyumvemo ikaze. Uyu munsi rero nabateguriye ku kamaro k'igihingwa cyangwa se ikiribwa kikaba n'ikinyobwa cyitwa gombo. Okra, gombo cyangwa ladies fingers ni igihingwa gikoreshwa cyane cyane mu bihugu nka Ethiopia, Eritrea, Sudan ndetse no mu Misiri. Gombo ni zimwe mu mboga zikoreshwa mu mafunguro atandukanye, zikagira akamaro gatandukanye, zikagira umwihariko wo gufasha igitsina gore ku bijyanye n'imyororokere. Gombo kandi impamvu tuyita ikiribwa ikaba n'ikinyobwa, inyobwa no mu mazi. Inyobwa mu mazi kandi ikaribwa nk'imboga, ndetse abahanga bavuga ko igira imboga nziza cyane ziryoshye, ikindi ikaba izwiho kugira isosi, igafatisha isosi ndetse kuri kuntu bisa nk'aho irenduka, bigatuma isosi ifata cyane, bigatuma gombo iba ikiribwa cyangwa ikinyobwa kidasanzwe. Reka duhere ku byiza bya gombo ku bijyanye n'abagore. Ibyiza bya gombo cyane cyane ku bagore: gombo yongera amavangingo, bigatuma igikorwa cy'abashakanye kigenda neza. Kandi gombo yongera ubushake ku mugore wayinyweye mu mazi mbere y'uko igikorwa cy'abashakanye gitangira. Icyo gihe bituma rwose agira ubushake, ndetse ituma kandi umugore agira ububobere, ku buryo mu gihe cy'igikorwa bigenda neza kubera ko aba yorohereye cyane. Gombo kandi ifite akamaro gakomeye haba ku bagore ndetse no ku bagabo. Ntabwo bivuze ko ari abagore gusa bayikoresha, twamaze kubona ko ari ikiribwa ndetse kikaba n'ikinyobwa. Reka turebere hamwe ibindi byiza bya gombo haba ku bagore ndetse no ku bagabo. Gombo ifasha umutima gukora neza, zisukura imiyoboro y'amaraso. Gombo kandi zikomeza amagufa. Ikiribwa cyangwa ikinyobwa cya gombo gifasha abagore batwite kurinda abana babo igihe bari mu nda. Iyo umugore utwite afata amazi arimo gombo cyangwa se akarya izo mboga zirimo gombo, aba ariye neza cyane, kuko bifasha umwana uri mu nda, ndetse bigatuma avukana uruhu rwiza runoze kandi rukeye. Akandi kamaro ka gombo ku bantu bashaka gutakaza ibiro, kubera ko gombo igabanya isukari cyangwa se isukari mbi mu mubiri. Iki gihe iyo ufashe amazi arimo gombo ugakamuriramo indimu, biga gutakaza ibiro ku buryo bwihuse. Ikindi kandi gombo ikungahaye ku myunyungugu, ize kuri potasiyumu, kandi gombo buriya ikura uburozi mu mubiri, ndetse igafasha umubiri kugenzura isukari iri mu maraso. Iki kinyobwa kandi kikaba n'ikiribwa, gifasha umubiri kutinjirirwa na kanseri. Murumva rero ko gombo ari ikiribwa ndetse kikaba n'ikinyobwa cyiza cyane, buri muntu wese yakabaye akoresha, haba umugore yaba umugabo, cyane cyane ku bagore. Ndetse abantu benshi bita gombo ikinyobwa cyangwa se ikiribwa cy'abagore, kuko amazi arimo gombo anavura ama infection urinaire. Umugore wanyweye gombo ayo ma infection arakira rwose, kuko gombo ni ikiribwa, ni ikinyobwa cyiza gitangaje. Abagabo rero naho mwumvise ko gombo isukura umubiri, isukura amaraso. Gombo ikomeza amagufa nk'uko twabibonye. Ubwo rero ni ukujya mubyitaho, ndi umugabo cyangwa ndi umugore, ariko cyane cyane abagore ni mwebwe nshishikarije kunywa gombo cyane, kuko irafasha. Ikindi buriya gombo ushobora kuyikoresha ku ruhu, ugafata ruriya rurenda rwayo
ugakora masike y'uruhu ukoresheje gombo, ukoga mu maso neza, warangiza ugafata ururenda rwa gombo, ubwo ubanza kuzitunganya wazishyize mu mazi kugira ngo ruriya rurenda uze kurubona, ubundi ugakora masike ya gombo. Ugira uruhu rwiza rwiza cyane rutangaje. Ababizi murabizi ko gombo igira ikintu kimeze nk'ururenda, rwo wisiga mu maso ugasanga rwose uruhu ruranyerera neza neza cyane. Ikindi gombo buriya ushobora kuyikoresha ku musatsi kugira ngo wivure imvuvu cyangwa se ugire umusatsi mwiza woroshye vuba, kubera ko imeze nk'aho igira jere. Rwa rurenda rwayo ruba rumeze nka jere. Ukoze nanone masike yayo mu mutwe, ukajya wegezayo umusatsi, ukagenda usigaho usigaho usigaho, ukabikora 3 mu cyumweru. Mu gihe cy'ukwezi uzaba ubonye rezilita zifatika, umusatsi mwiza wirabura, utarimo imvuvu kandi woroshye, ku buryo kuwusokoza rwose bidashobora kukubabe na gato. Mwumva rero ko gombo ari igihingwa cyiza cyane, nakangurira buri wese kujya agikoresha kuko ni ingirakamaro. Ni gute rero wategura gombo kugira ngo kuyikoresha? Reka turebere hamwe uburyo wayiteguramo. Icya mbere, iyo ushaka kuyinywa mu mazi, urabanza ukayironga neza nk'uko ibindi biribwa byose tubanza kubironga mbere yo kubiteka no kubikoresha. Ubundi ubwo ugateka amazi akabira, ukayavana ku mashyiga, noneho ugakata za gombo zawe uzikatira. Tuvuge ayo mazi ukayashyira nko mu icupa ushaka guteguramo ayo mazi yawe ya gombo. Ubundi ugakatiramo gombo ugenda ukata, uzikata nk'imboga, noneho ukareka bikaba akazuyazi. Iyo uzunguje cyangwa se urebye neza, ubona likide za gombo cyangwa se biba bimeze nk'ururenda rwireretse hejuru. Ubwo nyine uratandukanywa ayo mazi y'akazuyazi ya gombo biba byakoze, nawe iyo byakoze uba ubireba. Ukundi kuntu ushobora kuyitegura ni ukuyitekana n'izindi mboga, se ukayikoresha mu isosi. Ukayifata nyine urazikata wabanje kuzisukura, ubundi ukazishyira mu isosi, ukarya isosi nziza cyane. Iyo sosi ushobora kuyirisha umuceri, ushobora kuyirisha ubugari, ushobora kuyirisha n'akawunga, icyo waba wose wateguye. Gombo igira imboga nziza cyane ziryoshye. Kuyinywa mu mazi ni ingenzi, ndetse no kuyirya mu biryo nabyo ni ingirakamaro. Mukomeze kugubwa neza rero. Utarakora subscribe ayikore, abanganiwe namwe mukore like, mukore comment, ndetse ibi biganiro mubigeze ku bantu benshi, mukore share kugira ngo nabo bamenye ibi byiza tuba twabasangije. Ubundi rero Imana ibampere umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye bye.